tuyakome cyane munyemere duhaguruke tuyakome duhagurutse kubw'icubahiro c'Imana. mushobora kwika hasi mu byubahiro byanyu. ndabanza kwisegura, nagize ijwi risa nk'iryafunze kubera tuno tuducurane twaje umunota wa nyuma. ndakeka yuko biva umunaniro, ariko n'ibihe biriho abantu benshi barabihamya barabivuga. ndaza kuvuga umwanya mutoya, ndagenda nkoresha indimi zombi, ariko ndashaka kuvuga yuko mu kanya dufite aba interprete babiri, igihe bibaye ngombwa bazajya bakora summary y'ibyo abantu bavuze. bari hariya baricaye, so aho bikenerwa tuzajya tuba iminota nk'itatu bakore summary y'ibyo abantu bavuze. bashoboye kunyakira nanjye nk'umushyitsi hano, birumvikana ngo uruta kwise umushyitsi niruba ari urwawe, ariko dufite abandi bashyitsi natwe twagombaga kwakira mu buryo bwihariye. uyu mwanya munyemerere, babavuze mu myanya itandukanye myinshi kandi y'ubuyobozi. mu buryo bwihariye ndakira Pastor Charles Mugisha wa Fobako, uyobora Fobako. reka haguruke. Fobako ni umuryango Foursquare ikoreramo, niwe perezida w'uwo muryango, nkaba vice perezida wawo. byari ngombwa yuko mwakira mu buryo bwihariye. abapanelisti bacu babakiriye kandi dufatanyije umurimo, ariko hari abantu nanone mvuga mu ijambo rimwe. niba none munyita professor cyangwa doctor cyangwa umwanditsi w'ibitabo, hari abantu banyigishije. hari umwarimu wanjye wanyigishije mu mashuri abanza, niwe namenye mu barimu ba mbere. ntabwo namenye umwarimu wanyigishije mu wa mbere kubera ko papa wanjye yari umwarimu anyigishiriza mu rugo, ngeze ku mashuri banshira mu wa kabiri. uwo mwarimu waje mu wa kabiri ari hano, reka haguruke. Madame Bizimana Muhebera, reka dukomere Imana amashyi kubwe. niwe mwarimu wa mbere namenye, twafatanyaga kumurerera abana rimwe na rimwe no kuba mu ishuri. yarabyaye umwana mutoya wa mbere, so nishimiye kubana nawe. nanone hari umwarimu wanyigisha umwaka wa 6 wa primaire, murumva yuko nagomba kurangiza icyiciro. ni Ananias Gicondo, reka haguruke nawe. reka dukomere Imana amashyi kubwiwe. mu magambo make, ni nawe wanyise Masengo. Masengo ni izina rya papa. ngeze mu wa 6 ari izina nagiraga. hari hageze igihe amazina amwe namwe muri Kongo abantu bayazira kubera afitanye isano n'u Rwanda, biba ngombwa yuko arihindura, anyandikaho izina rya papa riramfata nyine. murumva yuko bishimira Imana. nanone sinzi niba yahageze, umwarimu wa nyuma wanyigishije nkora doctora, nari mfite timu y'abarimu 5 bankurikirana, harimo n'umwe wo mu Rwanda. sinzi niba Professor Ngagi yahageze. ego Justice Ngagi ni umucamanza muri Court of Appeal. yanyigishije i Butare twiga mu mategeko dutangira kuva mwaka wa mbere, aza no kuba muri jury igihe narangizaga doctora mu Bubiligi. byamukuye hano aza muri jury mu Bubiligi. so murumva yuko nawe ari umuntu w'agaciro cyane cyane muri uyu murimo wo kwandika.
ndatinze mfite iminota mikeya kandi ndayikoresha neza. Ndabanza gushima Imana ko ejo dufite amatora mu gihugu ariko abantu bakaba bicaye gutya batekanye. Mwanyemera tugakomera Imana amashi. Iki ni ikimenyetso cy'uko turi mu gihugu kirimo amahoro, kirimo ubuyobozi bwiza. Hari abanyandikiye bo hanze barambwe ndetse kuba bishize gucara amatora uzabana abantu ntibizaba birimo umutekano mukeya n'ubwoba. Babwira yuko hano ibirori byacu byo gutora bigenda neza, dufite amahoro menshi. Ngira ngo bakurikiranye amakuru babonye uko byagenze muri Amerika muri kampanye, aho umukandida President Trump bari hafi kumuhitana bamurasha ugutwi. Murumva amahirwe dufite nk'abanyarwanda. Mwanyemera tukongera tugakomera Imana amashi. Hanyuma ndashimira Imana ku bw'abantu bose bari hano. Nta muntu muri aba ngaba nahamagaye kuri telefone, nta muntu nohereje invitation yanditse, nta muntu nageze iwe kuri biro mutumira. Ni inshuti mwese nabatumiye nkoreshe WhatsApp. Birumvikana umuntu w'inshuti w'umuyobozi nkamwe wandikira WhatsApp gusa akitabira. Mu nyemero dukomere abashitsi bacu amashi tubashima. Hari abantu bari hano b'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo ariko bambwiye yuko nabavuga mu mazina, so numva ari uko nguko nabivuga, ariko bumvise ko nabivuzeho. Turaza kubafasha mu mwanya ukurikira, barabakoresha indimi bashobora kuba bumva. So hari presentation ngiye gukora iminota mikeya. Ndibaza ko bayi project hariya, niba tayi project nicyo gihenza gukenera umusemuzi nibitabonetse kuko iri mu Cyongereza. Bivuga yuko umuntu wese uri hano ashobora kuba yakurikira. Are you ready for it? Yes. Ubundi iyo umuntu atanga summary y'ibitabo mu bushakashatsi busanzwe, uvuga impamvu wahisemo iyo sujet washakashatseho, ukavuga methodology wakoresheje, ukavuga n'incamake. Rero ndagerageza kuvuga muri ubwo buryo nanone kugira ngo ntabarambira, cyane cyane ko ibyo ngiye kuvuga noneho biri mu bitabo muza kubona mwese rimwe ucifuza. Ubundi iyo umuntu yandika mu buzima busanzwe aba afite umutwaro, aba afite ikibazo yabonye ashaka gukemura. Ndavuga ku bitabo bibiri. Ndabanza mvuge kuri The Grace of God uko caje, nze kuvuga no kuri Beyond Boundaries, byose mbivuga mu magambo makeya. Grace of God cyangwa ubuntu bw'Imana. Iki gitabo natangiye kugitekereza umunsi numva ko hari abantu mu izina ry'ubuntu, ubuntu bw'Imana, barimo batanga inyigisho rimwe na rimwe wumva ukumva atarizo. Yaje gukomera umunsi numva ko mu gihugu cacu ashobora kuba hari urusengero rwafashe icyemezo cyo gusaba abo bantu bakoraga izo nyigisho guhitamo gukomeza mu rusengero bakurikiza inyigisho zirimo, cyangwa bakaja ku ruhande bagakoresha inyigisho bahisemo ku ruhande batari mu rusengero. Icyo gihe nahuye na bamwe muri bo mu mutwaro wo kugira ngo numve niba ari cyo umuntu yafasha, niba ari cyo umuntu yagarura. Dutangira kuganira ndetse biba ngombwa yuko mbagira inshuti kugira ngo ndebe niba hari cyo nabigiraho, ndetse ndebe niba hari cyo nabagaruraho, ndebe niba ibyo bavuga bifite ireme n'ishingiro, ndebe niba hari ibyo badafite umuntu yabafasha. Bimpeza umutwaro wo gushakashaka ku buntu bw'Imana nka tema ikomeye y'agakiza kacu.
bituma ntangira gukora n'ibiganiro ama webinars kuri YouTube. Twabikoze cyane mu gihe cya corona, tugatumira abantu bose bari muri zo nabyita secte cyangwa izo nyigisho, tukaganira, tugasoma ibyanditswe, tugasubiza ibibazo babaza, tugenda tuganira, bamwe turahuza dusubira mu nzira imwe, abandi urugendo ruracakomeje. Biba ngombwa yuko ntekereza yuko noneho nakwandika, kuko iyo wanditse uha amahirwe umuntu kugo challenginga yanditse cyangwa kukuzuza yanditse. Nguko uko byatangiye. Hari akantu mubona hariya, ndaza kuvuga iki gitabo mu magambo 3 gusa. Ndavuga amategeko, mvuge ubuntu bwo kwizera nyine, hanyuma mvuge n'imirimo. Ayo magambo 3 ni epicentre ya kiriya gitabo: amategeko, ubuntu tubonera muri Yesu binyuze mu kwizera, ndetse n'imirimo. Ayo magambo 3 nicyo kiriya gitabo muri rusange. Hariya naberetse urwego, nabishanyije n'umuntu ugerageza kujya ku Mana, kujya mu ijuru akurikije amategeko. Mzita kurira urwego. Ni nko kurira urwego ngo uzagende muri bukumunara w'Ibabeli ugera ahantu ugera ku Mana. Hano n'abantu bavuga ngo tuzitwararika, tuzakora imirimo, tuzagenda neza, tuzibungenga, tuziha discipline kugeza igihe Imana ibona yuko tubikwiriye ikaduheza ijuru. Iyo ni shusho ya mbere yo hejuru. Iyo hasi ni abantu nanone bakoresha ubuntu bw'Imana, ariko uko babuvuga bugasa nkaho buheburuha abantu mu muriro, kubera yuko bushingiye ku bumenyi butari bwo, cyangwa bushingiye ku gusobanura ibyanditswe mu buryo butari bwo. Reka mvuge slide ikurikira, mvuge utuntu dukeya. Usomye ibyanditswe, navuga byinshi, Bibiliya byose igenda bigarukaho. Hari ibitabo bimwe nk'icy'Abaheburayo, icy'Abaroma, simbivuga byose, nahisemo gusa ibyanditswe 4 biri hano. Igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 2 kugera ku wa 3, Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 16. Aya yombi ni amagambo ya Pawulo, niwe wandikiye Abaroma, niwe wandikiye Abagalatiya. Hanyuma nze kuvuga no mu rwandiko rwa Yakobo, iriya mirongo 2. Impamvu nahisemo iriya mirongo nuko usanga Mariya magambo ko ari 3. Usangamo amategeko, ugasangamo ubuntu, ugasangamo n'imirimo. Navuze amagambo menshi kubera yuko naje kubwiriza kimwe mu bibazo bikomeye kubijyanye na ziriya iriya mirongo ya Bibiliya. Usomye mu Barumi igice cya 4 umurongo wa 2 aravuga ngo iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo abafite ico yirata, ngo ariko Aburahamu yizeye Imana bimuhanyiriza gukiranuka. Usomye icyo kintu uhita wumva yuko imirimo itazamo. Wasoma nanone mu Bagalatiya 2:16 kavuga ngo umuntu ntatsindishirizwa n'imirimo. Aya nabyo murabyumva, simbitindaho cyane, ko ahubwo atsindishirizwa no kwizera. Wasoma Yakobo ukagira ngo arabavuguruza cyangwa aravuguruza Pawulo. Yakobo rero mu gice navuze cya 2 umurongo wa 21 aravuga ngo sokuru tiyatsindishirijwe n'imirimo nk'ubwo yatangaga Isaka. Akavuga nanone ngo mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Impamvu nahisemo ibi byanditswe, mu mwanya wose nagiye nganira n'izo teams n'ubushakashatsi nagiye nkora nyuma, nasanze bimwe mu bice bikomeye abantu bajyamo impaka harimo bino. Reka abereke slide ikurikira, mvuge nk'ibintu nka 6 cyangwa 5 bigenda bigarukamo. Icambere, hari abakubwira ngo dukizwa kubw'ubuntu bwonyine, birumvikana.
cya kabiri bakavuga ngo ego ni ubuntu ariko hazamo n'imirimo, ni ukuvuga ngo ni grace plus works. Bakabishingikiriza kuri kira cyanditse cyo muri Yakobo. Cya gatatu arabigisha ubuntu nka license cyangwa nk'icyangombwa umuntu yaheraho akora ibyaha. Nigeze kubivuga hano, umusore yigeze kubwira mugenzi we, aramubwira ngo nta kintu na kimwe atagikora, ngo kubera yuko kuva kijijwe ibintu byarangiye, nta mpamvu yandikiwe ijuru zararangiye. Simbivugaho cyane, nizo twagiye duhura nabyo. Ikindi hari icyo bita eternal security of believers. Abantu bavuga ndetse umuntu wakijijwe yatakaza agakiza cyangwa ntiyagatakaza. Icya gatanu ni agaciro k'imirimo myiza. Kugira ngo ndatinda slide ikurikira, nashatse kugereranya gatoya amagambo ya Pawulo n'amagambo ya Yakobo muri byanditswe. Icya mbere, Pawulo yakundanaga abantu bigira intungane, abaroma. Niyo yari objectif ya kiriya cyanditswe ciwe. Yabwiraga abantu yuko udashobora kwitwararika ngo wibugenge, ngo witware neza ku buryo wubahiriza standard zo gukiranuka kw'Imana. Icya kabiri, nkiraho ngaho, Yakobo we yandikiraga abantu bavuga kwizera ariko kutagaragara mu bikorwa, babiprofesa ariko batabipratika. Murumva yuko audience babwiraga zitandukanye. Icya kabiri, Pawulo avuga uburyo rukindikirizwa imbere y'Imana. Hanyuma Yakobo we yavugaga uburyo kubera gutsindishirizwa tugomba no gukora, kubera yuko uwatsindishirijwe aba nanone afite agakiza kagomba kugaragara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Pawulo abuza abantu gukora imirimo bumva yuko barimo bagura agakiza cyangwa bagura ubwami bw'Imana cyangwa bagura gukiranuka. Yakobo we akabwira abantu gukora imirimo ishamikiye ku gakiza bahawe. Umuntu wahawe agakiza, logiquement umuntu wakunzwe cyane, uzi ikiguzi Yesu yatanze, yagombye gukora cyane kuruta utarabisobanukiwe. Pawulo abuza abantu gukora bigamije kugura ubuntu bw'Imana. Yakobo akabwira abantu gukora kubera urukundo rw'Imana. Murumva yuko utabumvise neza wagira ngo baravuguruzanya, ariko mu by'ukuri audience ziratandukanye, nibyo bavugaga biruzuzanya kuruta uko abantu babitekereza. Ubu rero iki gitabo mu ncamake kivuga neza amategeko, ubuntu n'imirimo myiza mu magambo yumvikana. Abagisomye barabizi, namwe no bisoma muzabibonamo, agaragaza yuko kwizera n'imirimo bimeze nka two side of the same coin. Kurya ufata igiceri kikaba gifite uruhande rumwe n'urundi, kimwe n'uruhande rumwe, ikindi n'urundi ruhande, ntiwabitandukanya. Iki ngiki nicyo gituma cyangwa cyatumye mbabwira yuko ubutumwa bwa Pawulo mu nzandiko ze n'ubwa Yakobo bitavuguruzanya ahubwo zuzuzanya. Ikindi biterwa n'uko umuntu yinterpreta. Abakozi b'Imana ndabizi Antoine ashobora kuza kubivugaho, kuko aho nkuze kujya mu Burayi no muri Amerika no muri Canada, nkuze kujya ahantu nawe akahaza nyuma cyangwa nkaza nkagera havuye. Abatubaza ibibazo ni bamwe, kandi bagenda babaza ibibazo bisa nk'ibivuga ngo umurongo runaka. Iyo bavuga umurongo runaka bawukura muri Bibiliya yose bagasigaza umurongo umwe. Ibyo rero nibyo nise ikibazo cya interpretation ndetse na revelation, ihishurirwa. Abazasoma biriya bitabo bazagenda babona izo aspect zombi. Biranyorohera ku interpreta ibyanditswe, kuko Bibiliya buri yanditswe muri style y'amategeko, kandi abanyamategeko ntibajya bakuramo umurongo umwe, baza bareba context. Ikindi hari icyo nise nesal, sinzi niba hari abantu bize shimi hariya. Iriya ni formule y'umunyu dukoresha ku meza. Uyu munyu dukoresha ku meza ugizwe na sodium niyo Na, ukagirwa na chloride, ni gaze ntavuga nyine mu yandi magambo, ariko nyine ni composé chimique. Uwo munyu iyo ibyo bintu byombi bivanze
bibi bintu bitanga uburyohe tujya tuburya twese ujya uryosha ibintu, ariko iyo bitandukanyije chloride ubwayo ni isumu, sodium ubwayo ni isumu, zirimo poison nyinshi. Icyo nashatse kuvuga niki, abigisha ubuntu bwonyine batavuga imirimo barimo baratanga igice kimwe kandi ni isumu. Abigisha nanone imirimo nk'uburyo bwo kubona agakiza barimo baratanga ikindi gice basize ikindi, nayo ni isumu. Abigisha ubuntu bakabigisha no gukorera Imana barimo baratanga ikintu cyuzuye, nico wa munyu navugaga. Hanyuma soza nkavuga nanone ko bimeze nk'izuba n'imirasire, nico nise sun and sunlight. Izuba n'imirasire ntiwabitandukanya. Impamvu utabitandukanya, kimwe ni source y'ikindi. Imirasire iboneka kubera izuba ridafite imirasire ntiriba ryuzuye. Bishaka kuvuga ngo agakiza tubonera ku buntu cyangwa kubwo kwizera niyo soko, niyo zazuba. Hanyuma ya mirasire niyo ya mirimo dukora kubera agakiza. Icyo gitabo ngisize aho ngaho. Igitabo cya kabiri nacyo mvuga mu magambo avunaguye cyane, cyitwa Beyond Boundaries Activating the Impossible Through Faith, cyangwa hirya y'imbago zawe gukangura cyangwa gukora ibidashoboka binyuze mu kwizera. Iki gitabo cyaje gute? Magambo abiri. Ubwa mbere mu mwaka ushize wa 2023 mu kwezi kwa 12 nsaba Imana ngo impe teme y'umwaka. Yampaye teme ivuga ngo overcoming our limitations. N'umwaka wo gutsinda ibyaduhinyuzaga. Icyo gihe numvisha ari teme mpawe y'umwaka, nk'uko dukunze guhabwa teme z'umwaka. Nyikoraho inyigisho nyinshi, tumira abakozi b'Imana benshi barimo na Antoine n'abandi bagenda bayibwirizaho. Numvaga tuzarangiza umwaka twayirangije cyangwa twayumvise ubutumwa Imana igomba kuduha bikarangira aho ngaho. Ikintu cyaje kumpindura nuko mu kwezi kwa 9 twaje kugira urugendo na madame n'abandi batarimo hano, tujya muri Canada mu ivugabutumwa. Tumaze kugera muri Canada, umuryango umwe udusaba kudutembereza ahantu Toronto, ku mupaka wa Amerika, state ya New York na Toronto nyine, muri Canada. Tugera ahantu hari isumo cyangwa fall, waterfalls, mu rundi rurimi nakuriyemo giti Sararo, iri hagati y'ibyo bihugu byombi. None duhagara nk'ahangaha, wenda Masoro ni kure cyane ariko wabonaga ari hakurya nyine. Badusobanura amateka y'aho hantu, ukuntu ayo mazi ni shite, yitwa Niagara Falls. Ukuntu twaranayize no muri geography ya kera ya Congo. Cyo gihe nigaga aho nigeraga muri Congo, na nyuma yaho kurya umuntu agenda asoma amakuru, numvaga nta kintu gishasha. Ariko barambwira ngo hari umuntu wambutse hano akandagiye ku mugozi witwa Blonde, Charles Blonde, muri 58. Okay, byagenze gute? Bavuga yuko yabwiye abantu yuko aziri ku mugozi hakurya, akawuzirika no hakuno, akawambukiraho n'abacrobat. Abantu bose bumva yuko ari umwiyahuzi, baza bahurura, ariko arabikora, arambuka, arongera aragaruka, abikora kenshi. Google ivuga yuko yabikoze inshuro zigera 300. Ikintu gitangaje niki, kandi bavuga ko ari ibirometero 300, ni metero 340, metero 340, ngira ngo birarenga hepfo kwa Mushimire. Hanyuma ikintu gitangaje niki ngiki, mpagaze aho ngaho bavuga ukuntu byagenze. Uwansobanuriraga yarabimbwiye, njya kuri Google ndabishaka nanjye ndabisoma. No bavuga yuko yambutse, amaze kwambuka abaza abantu niba yohambukana n'ingorofani. Baramubwira ngo wayambukana, naye yarayambukana agerayo. Nyuma arababwira ngo murabona ashyizemo sima byakunda, nkahongera nkambuka. Baramubwira nti wayishiramo kuko ibyo umaze gukora deja nta n'undi urabikora. Ashiramo sima arayizana. Hanyuma amaze kuyambutsa, arone se murumva ko nashiramo umuntu
nkamwambukana. Bose baravuga ni rwose ibyo wakoze umuntu wamushiramo, wahagiye ari umugozi, wahagiye uri ku ngorofani, wahagiye noneho washizemo sima. Umuntu rero nta gitangaza yuko wamwambukana. Noneho ngo baza abantu ngo ninde witeguye yuko namushiramo noneho nkamwambutsa. Bose baragenda. Bakimbwira ayo makuru nibwo ijwi ryambwiye ngo ubundi tujya twizera Imana mu magambo, ariko byagera muri pratique tukaba batizera. Nibwo Imana yambwiye ngo nandike kino gitabo Beyond Boundaries. Sinzi andi magambo navuga arenza ayo ngayo. Hari abantu bazi ubuhamya bumwe bwacu bwo muri ibi bihe byavuba cyane, naho ngaho ibintu byacu byose byafungukiye. Uko nagendaga mzumva, nagenda mu gitondo nkabona ikintu kitakundaga kirakunze, nkabona ibintu byari bikomeye birabaye, nkabona ibyo nitaga impossible birahindutse. Imana irambwira ni rero ibyo ngibyo bisangiza abandi, kuko hari ibyo nshaka gukora binyuze muri iki gitabo. So ntavuze amagambo menshi. Kwizera ni ikiraro kiduhuza n'Imana. Kwizera kuduha identite y'abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana hari ibyo ukora kubera kwizera. Nanone kwizera ni isoko y'imbaraga. Iki gitabo rero niyo makuru kivuga. Kiravuga kwizera, kikavuga imbaraga abizera badakoresha kandi bafite, kikabwira abari muri Yesu, ariko kikabwira n'abantu bari muri marketplace, kubera yuko ntikibwira gusa abasanzwe bari mu itorero no muri za ministeri, kirabwira n'abandi babikoresha mu buzima busanzwe. Ngiyo incamake y'ibi bitabo. Imana ibaho umugisha. Munyemereye nahagararira hano ngasubira mu cyicaro canje, sibyo? Amashi menshi. Pastor Charles Mugisha uyobora Fobako nawe aze kunyemerera ahagararire abandi bayobozi b'ama umbrella ndetse n'aba legal representative. Munyemerere twese turi hano imbere, ariko surprise ni nyinshi. Ndashaka Bishop Fidel Masengo aze guhita ahindukira arebe kuri screen. Abana be bamukoreye surprise ya video kubw'uyu munsi mwiza. Cabine technique niba mwiteguye, Bishop Fidel ndabizi ko nawe atarabizi, bamukorere ako ga surprise. Mushobora kutwereka iyo video, mwayishyira kuri screen, video y'abana. This is Cristela. And this is Joyce. This is Hope. We just wanted to congratulate you on this new achievement. And we want to let you know that we love you so much and we're very proud of you. And we're so excited to read the books that you just launched. I got to read The Grace of God, and I am so excited to read Beyond Boundaries. I'm also excited to read The Grace of God. And I'm very excited to read Beyond Boundaries as well. Congratulations. We love you. Hallelujah. Nabahanga nkase, reka dusabe abacuranze se mwageze hano, muri hafi hano. Indirimbo ijyanye na celebration, ijyanye n'ubuntu, ijyanye no kwizera, ijyanye na congratulation, igihimbano cy'umwuka umwuka aza ko bashoboza. Mwanyemerera uyu mwanya, reka sabe ese mwazanye ndabizi yuko mu rusengero rw'Imana nta shyari ribaho. Mwanyemerera twese tugahaguruka tugafatanya gucelebra iki kintu cyiza cyane.
kutwemerera n'ubundi abandi basubira mu myanya yabo, reka nze gusaba Bishop Fidel Masengo wenda yasigarana na Madame. Ndashaka kubaha uyu mwanya kugira ngo bagire icyo bavuga kubw'abantu batwitabye. Karibu Bishop. Reka mbaze nsabe Bishop Charles Mugisha ntagende kuko ngiye kumuha umwanya avuge. Ndavuga nyuma yiwe kubera afite abashitsi, ubundi twagomba gukurikirana, ariko nyemere ngo minota 3 nabasoje kubera yuko ntabwo ari speech ndende. Mwanyemera tugakomera Imana amashi, twongere dukomere Imana amashi cyane. Ndavuga amagambo ane mu buryo bworoshe, ariko ndavuga nyuma ya Madame icyo yumva yavuga, hanyuma ndasoza nakira undi uza kudusoreza. Murakoze kuduha ijambo, reka dukomere Imana amashi ku munsi wagenze neza. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, mpera ku bakristo ba Foursquare yabawuteguye. Mwarabuteguye ariko byagenze neza, reka tubakomera amashi. Icya kabiri, ndashimira mwebwe mwese ababashije kutwitaba. Iyo Bishop ajya kwandika ibitabo agakora uyu munsi, aba Foursquare bakawutegura ariko ntimutwitabe, ntibyari kugenda neza. Kuba rero mwaje mungana gutya ni ishema ryacu kandi biradushimishije. Nanone nimwongere mwikomera amashi. Irya nyuma soza, ndashima Imana kubw'uyu munsi mwiza. Umutware wanje wo kumurika ibitabo 2 ntago biba byoroshe. Nabanza ashima Imana ko kubw'ubuntu bw'Imana yamuhaye umugore umwemerera kwandika. Kuko bisaba gutanga umwanya, babivuze byose nyasanze ari ubuntu kugira umudamu gushigikira mu mpano Imana iba yaguhaye. Ni ubuntu nk'uko Kanoni yabitubwiye. Rero ndashima Imana ko nabashije kumushigikira mu mpano nziza yo kwandika kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu batandukanye, abakijijwe n'abadakijijwe. Nashimira Imana yabimushoboje, ibyo yifuzaga kugeza ku isi Imana bimunyujijemo. Uyu munsi wa none akaba yabashije kutumurikira ibitabo 2 byiza bizavuga ubutumwa hari n'igihe azaba atakiriho. Rero Imana ibyumve ko tuyishimye nk'umuryango, mfatanyije n'abana banjye badahari ndetse nabo turi kumwe hano n'itorero ryose rya Foursquare n'inshuti ziwe. Bishop turagukunda kandi turagushigikiye, Uwiteka akomeza gukore. Turakoze. Rero ntabwo nkivuza amagambo menshi. Ijambo rikomeye buriya ni ijambo ryitwa gushima, kandi gushima nyine ni ijambo ryuzuye. Iyo urishizemo ibirungo hari igihe uryica kandi ryari rihagije. Ndashima Imana mbere na mbere yashoboresheje muri ya masaha 28 twese tugira. Umuntu witwa Moody ni umuvugabutumwa wavuze mu kinyejana cashize, wakoze imirimo ikomeye. Baramubajije ngo yakoraga amasaha 18 ku munsi. Baramubaza ngo ubishobora gute gukora amasaha 18 ku munsi kandi buri gihe? Avuga amagambo abiri, aravuga ngo icya mbere ni kubw'ubuntu bw'Imana, icya kabiri turi babiri ntabwo ndi umwe, jye n'Umwuka Wera. Ibi rero naje nabonye ukuboko k'Umwuka Wera, kandi mumfashe tugushimire. Ubundi ndashimira umuryango birimo cyane Madame. Ubundi kwandika ni nk'ibise, aho bigufatiye niho wicara. Iyo igitekerezo kije, iyo inspiration ije, tuyandike. Ubutaha tuyandika kuko ari kuyandika. Hari igihe rero byamfataga ndyamye nijoro, kabona ndavyutse cyanye computer, ngiye muri salo ngakora, nagera ahantu ibyo mpawe birangiye kayizimye nkaza kuryama. Urumva rero nkuko yarabivuze bisaba kwihangana, ariko n'uyu muhamagaro turimo ubushumba ubwabo yambereye inkingi ikomeye. Munyemere tumukomera amashi menshi. Ndashimira mwe mwese mwitabiriye uyu munsi
ko ndatinya kuvuga byinshi ariko reka nisegure ku tuntu tubiri. Icya mbere niseguraho iyi screen ntiyisanzwe hano, hari n'ibintu twaraforushije bihageze rero zagaye generators dukoresha biba ngombwa yuko dukererwa hafi isaha, ariko ndashima Imana yuko amasaha twateganyije yo gusoza faze ya mbere, kuko alarme irakomeza mu gitaramo mu kanya. Twari twatekereje yuko dusoza saa 12 n'igice, ntitwaharenze cyane kandi twabwiwe amagambo meza. Abapanelisti bacu bakoresha umwanya neza, mureke tubakomera amashyi menshi. So kuba tutatangire ku gihe byiseguyeho, ubu numvise impamvu tujya mu makonseri tugasanga amasaha batubwiye atariyo dutangiriyeho. Ariko nshimira abashumba, hano hari ababishopu benshi, ndahamya ko barenga 20 b'amatorero akomeye. Abo twaganiriye bose 80% batwitabye. Kandi mvuga iki kintu gikomeye, ababishopu uyu niwo munsi ukomeye wabo. Bamwe bagira amateraniro menshi, 1 2 bayabayemo, barongera barigomwa baraza. Cya kabiri, mu nsengero zabo baza bicara ku ntebe za mbere. Hariya nari ababishopu nk'abane bari bicaye inyuma yanje. Murumva nta kundi sitting arrangement twari kubikora ngo bose baze bicare hano imbere, ariko n'ababyeyi bacu turabubaha kandi nta kibazo na kimwe bafite. Mu nyemere tubakomera amashyi menshi, mwaradushigikiye natwe turabashigikira uburyo dushoboye. Ngira aho ngaho mvuga uyu munsi ntiwari uwo kugurisha ibitabo cyane, wari uwo kubivuga. Hari abashumba benshi bagiye banyandikira basaba yuko nzajya mu matorero yabo kugira ngo mbikundishe abantu babigure. Birimo kuri Zion tuzatangira ku cyumweru gitaha, n'ahandi turagenda tuganira n'abakozi b'Imana. Bivuga ngo ntabwo nabyanditse ngo mbibike, ntabwo nabyanditse ngo mbigumane, kandi nimuza kubisoma babisomye babibabwiye, birafasha umurimo wa Kristo. Bashumba rero mwebwe mwaje, ibi bitabo mubigira ibyanyu kandi ntimuzaba disappointed. Ari mu buryo bwo kwigisha abantu gukorera Imana no kubigisha kwizera. Ndashimira timu yo mu rusengero, ibi bintu nabibagejejeho mu byumweru 3 bishize, kandi bibagezaho ndi hanze mu rugendo. Ngeze hano nakoranye inama nabo rimwe, ariko babigira ibyabo ko ndatinya kubavuga mu mazina. Ibi bintu byose mubona by'amascreen n'ibiki bikodeshwa za miliyoni ku isaha, zitanzwe n'umuntu umwe. Reka musabe niba hari Wilson ahaguruke tumushimire mu buryo bwihariye. Ashobora kuba ari hariya nguriya. Dukomere Imana amashyi ku bwa Wilson na Sensitive Group. Ni umuntu ukomeye kabisa. Dukeneye abantu bo mu nzu y'Imana bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Numva ntavuga byinshi. Hari abakoze amadekorasiyo, hari abaprintinze ibintu byose mwabonye, hari abakoze ibintu bikomeye, kandi ni urubuga rw'abantu ngira ngo nka 50 twashizeho ad hoc. Mu nyemere dukomere Imana amashyi ku bwabo cyane. Soza ndabizeza yuko tuzongera kwandika ibindi, ariko mfite umutwaro yuko bino bibanza kujya mu Kinyarwanda. Yabivuze, ngira ngo turabisangiye na Canon, kubera twese wandika igitabo mu rurimi utekerezamo kandi bikoroheramo. Wajya kubicira mu rundi rurimi bikanga. Nka Grace of God nagiye umutraducteur professionnel, aragisobanura arakinzanira. Ngisomye nsanga yazanye ibyo ntanditse, kubera yuko mu Kilatini baravuga ngo traduttore, le traducteur est traître. No kuvuga ngo usobanura hari igihe aba harya ni umugambanyi. So bazaniye ibintu bitari byo, nanga kubishyiramo kubera yuko ngomba kubisoma cyane. Ariko impamvu mbivuze cyane nuko k'igitabo Intimacy with God, ubusabane bwawe n'Imana, nagisobanuye mu Kinyarwanda nyine nkoresha abantu, ndagikosora kirarangira. Ndabizeza yuko nibi ngibi mu gihe kitari kirekire nza reviewinga nyine ziriya manuscript bakoze z'Ikinyarwanda kugeza igihe bishyiriwe mu rurimi abantu benshi bumva. Ariko ngira ahangaha ibi bitabo mwabyumvise, abana banyu kandi benshi bavuga Icyongereza, inshuti zanyu
babandi mugurira amaveri mu bukwe mugasanga bafite ayandi, bamwe mukagura amaveri y'inzoga bataza bazinywa, mwubaheza ibi bitabo. Umuhaye iki gitabo umuhaye ikintu gikomeye. Ndumva ntavuga ibintu byinshi. Abantu bacu bashitsi bari hano turabakunda turabubaha. Hari magazine twateguye tuza kubaha ituma nibura musigarana image y'uru rusengero rutoya mwasuye. Ndumva abashitsi bacu bari hano imbere ntugende bataguhaye magazine ivuga gatoya uko turimo dukora nuko turimo twaguka. Munyemere mucubahiro ciwe mpamagare umuyobozi wa Fobako aze adusoreze iyi gahunda. Hari abantu benshi baje nyuma, abakozi b'Imana barimo Ernest namubonye, barimo Nyirapasaka nababonye, barimo ko numva ntabavuga bose ngo mbarangize. Ni inshuti zacu mu buryo budasanzwe kandi turabakunda, tuzakomeza gukorana namwe.